mana yanjye nciriritse cyangwa unyerekezeho basi umusaza ngende mwiyahure niyo namara y'icyumweru akanyirukana ariko nabaye ku mugabo. Tugushimiye yuko waduhaye ibyo kurya, turakwinginze cyane ngo urebe n'abandi batari babibona aho ibyo kurya, kandi ibyo kurya byacu bitunga umubiri ndetse bitunge n'ubugingo. Nafashe ibiryo byanjye aba ari byo ndoga ntabizi, nako naroze ibiryo bye arangije ahinduranya amasahani agiye kumereza ibiriho inyama kuko atarya inyama, ibaze abikora mbireba ngaho ibaze yaba yarabikoze ntabireba mba nariyishe. Tujavuga ngo umugabo ngo bari umutwe ubwo rero ntago twaburana umutwe wamaze gufata umwanzuro ni ibyo akoze cyane nabyo ndabigukundira ariko uretse zerura mubona kandi namubyo nashakaga nabyo nashaka kumukwereka Zera bino mwereke urahuze waruhuze Ntiwaruhuze? Oya. Yitwa Zera? Bitema. Zera. Uyu ni sheri wanjye. Merci. How are you? She's so cute. Merci beaucoup. Wakwisubirira mu byawe na cyane. Sereka niba yahise nshaka kumubona. Murakoze cyane. Neza cyane. Ahubwo se sheri ari ibintu bwo mu rugo rwawe biguma bintungura ibintu byose bari surprise. Ni gute umuntu w'umusore akoresha umukobwa? Sereka niba ushaka kumufuhira. Urumva wanyekera kuba naryamana nawe? Ibintu byo kuryama ku isi usimbuka nkubajije ukuntu umuntu w'umusore akoresha umukobwa. Isundi kucyo bitashoboka kandi mu bakobwa ari bo babizi bakobwa ari ukuntu batandukanye n'abahungu mu bijyanye n'amasuku kwita ku bintu buriya ntabwo ari kimwe buriya abahungu ntabwo bita ku bintu nk'abakobwa nk'ubu urebye isuku mba mfite hano kubera ko mfite umukozi w'umugabo ako bigizeho ikibazo wantegeka nkamwiruka kandi nakubwiye ko imyanzuro iba ari iyawe ariko sinzi nuko ko mbona utabyishimiye urumva bishimishije bishimishije uriya mukozi tumaranye imyaka igera muri 6 ubwo urumva iyo uza kuba ari nk'ibindi wenda abandi ntabwo ari nawe wenyine ubigizeho ikibazo mbese n'abandi barabikubwira uravuga ati ariko none se ubu imyaka 6 yakaba yarasa ataratwara nk'inda cyangwa iki baye koko hari ibindi nkorana nawe bitandukanye n'akazi ukuntu ibintu byose uri guhita ubyihutisha ukabigeraho nabyo ariko none se ikindi kintu cyatuma wibaza impamvu ufite umukozi w'umukobwa nk'iki nta nubwo byiyubashye nta cyubahiro kirimo tureke no kuvuga ngo wenda ngo muzi uko mubanye ariko nta n'icyubahiro kirimo uriya musore abana n'umukobwa mu nzu ibyo bintu rwose ntabwo byiyubashye kandi uvuga ko atari njye wa mbere ubivuze kandi buriya uri umukobwa ugakoresha umutipe nta kibazo ukagira akadogo ngiye kuba ko ntaramukoresha simbizi ngiye nkoresha abakobwa ariko buriya ari umukobwa ufite akadogo ntari ndababona benshi babafite imyanzuro ni yawe shiri anyway ntacyo tuzabiganiraho neza umubwire icyo wifuza ngiye icyifuzo cyawe n'itegeko sibyo ntsmakere asi uyu munsi ko ntazi ukuntu umeze tuba umeze nk'umuntu urakaye Bitumye guhamagara
Warako ngiye gushaka imyaka tubaye ikibazo twagiranye na kimwe patron n'ukuntu wajya gukunda kuzana abakobwa kera ubu ntabwo bakiza ikibazo cyawe rero mutugana mbese undi bikoje kuri mukobwa uramukunda bibaza ko amaze kuzana n'inshuro nk'icumi nka 15 na 13 narazibaraga ako uzahinduka ryari ntukura ukanga kumunyereka akaza muhita mujya mu cyumba nkabibona ceceka kandi ibyo bintu wasanga ujya no mu cyangwa ukabibwira mukecuru nta kintu kimwe namubwira birazi yuko uri imana ni wibeshye uzagumeye uzagaruka nkumvise waba ujya ushaka kugaruka icyo ushaka urabizi ko abagore mugira utuntu twinshi nyine mutwa turaho tw'amafuti tw'amatiku mbese ndi umugore kandi atafite umugabo erega umukobwa wese ni umugore nibyo umugore ntiyaba umukobwa ariko umukobwa ashobora kuba ari umugore sinjya mbona urimo kuvugana wa mutiku muri cya gikombe urase ko yambekera ngaza mu bihumbi birindwi ejo bundi umugore ngo amayinite y'icyumweru yari yamaye hari n'undi waje ujya kugura amandazi nimugoroba ntabwo nyimuvugisha uri aho twarashwanye ngo naramwambuye kandi naramwishyuye dani naramwishyuye yanyweye inzoga azagutera inda ntuzayizane hano nta n'umuntu ujya umuraho bazi ko ndwana umva ibyo nakubwiraga rero ujyanye muri twa tuntu twawe twa feke naza ugomba kujya umwubaha nk'uko uvubaha nkamutetesha nabonye buriya vitamine B yonyine nzajya muha nyine ibintu birimo vitamine B mbese wikura mu kazuba hanyuma de mu bintu bijyanye n'imboga okay nibyo nashaka kubwira ni ukusajya umwubaha nyoko wawe ikindi kandi ugakomeza ukagira amasuku nk'uko wayagiraga sibyo ariko patron mukiri aho nyine urabizi yuko abantu bashakanye na n'icyumweru gishira bataraterana inda urumva ko mu mezi ari imbere muzahita mubyara ukamuzamengeza kubera ko mazaba nyine akazi kikubye ubizi ko cyamende uvuze ngo ukize nyine ndavuze ngo abana baravuna nari bivuze urumende mucyara abana bose mucyara abana batatwarega tubita ngo ni imende cyangwa urumende ariko wawe ntabwo yaba ari urumende haba ari ikibondo uskura ese kuzahinda uzanyegeza nimara kubyara ariko ngomba kuguteteshereza umugore ku buryo avuga ati ngaho genda ubwo recuje n'icyatumye nguhamagara je ntabwo ibintu mbyumva ngareba na boss nawe yabe no kundeba n'akajisho gahumye undi mu bintu ureba abana bo kwa Kamire b'abakobwa twiganye n'ukuntu byari bibi bifite amabinga nabyo byabonye abagabo mwana koko njye nakosheje iki nzi ko ngerageza koga n'isabune n'amakariso ndayamesa buri munsi amakariso yanjye nyambara meshe agapira kabo kameshe n'inkweto ndasoza none ndamure mumura ariko nta mugabo njya mbona njyewe ibintu ntabwo ndi kubyumva mana yanjye nciriritse cyangwa unyerekezeho basi umusaza ngende mwiyahureho niyo namara y'icyumweru akanyirukana ariko nabaye ku mugabo abantu bakabimenya ko nashatseho ndebera nka kiriya kigore bose agiye gushaka turiya twenda cyambaye ari njyewe twambaye urabona natahita mbikizungereza ntacyo bintwaye ariko buretse aje ntiyigira umugabo ibyo ari byo byose icyo nzi ariko ratamana uku kwezi nikurangire nabonye umugabo nimba dukunda nimba ko kuri Imana yo mu gihugu cya Isirayeli nimba ari wowe Imana ya Yuda na Yakobo
nanjye ukeneye kuba umugabo rero ntabwo ibi nabyemera so njyewe njyewe ibintu nirirwa nkora kandi nigeze kera ndi umwana kurota ngo nzashakana n'umugabo ufite amapeti ari n'umusirikare ariko ubu ngubu n'uwaba umunyonzi namwemera upfa kubona we namwemera n'ucukura tuwarete cyangwa atunda imyanda abandi bose binabaga kamire n'ukuntu bafite amabinga babonye amagabo none njyewe narinzi uko ndikiza ingerezi naticayirirwa mbwira ngo ni njye mukobwa w'icyuki mu ishuri atajyanamo amazi yo gukoropa ngo ndi mwiza none nabuze ubugabo bwose ubwiza bumariye igisho hari ikibazo mbasengere kariza umuntu yagira umukristo nkaho muzo umunezero datubaye Imana twese dusenge turagushimira Imana nziza Imana y'urukundo tugushimiye Imana y'urukundo ugira tugushimiye yuko waduhaye ibyo kurya turakwinginze cyane ngo urebe n'abandi batari babibona wabaha ibyo kurya kandi ibyo kurya byacu bitunga umubiri ndetse bitunge n'ubugingo tugusabye twizeye ko kuri Imana iyo gushima ndetse ukaba uri n'Imana yo guhimbazwa reka ibi biryo tugiye kurya rero dato mu ijuru bigira icyo byungura mu mibiri yacu kandi dusengeye n'abatabibonye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo nabe babibone tugusabye twizeye yuko amen. That's my God. Thank you. Mwizeye Kwica. Mwizeye ukahita ucikiriza ise ibiryo byacu ko bidasa n'ibyawe gute nta nyama ufite oya njye nta kibazo naziriye mu gikoni nanjye rero abizi sinzi kumva oya mabjana oya njye oya urumva uyu ni umwana akeneye gukura njyewe deja narakuze mabjana njye ubwo ngiye mu gikoni rero hari utuntu n'umunani dukurikirana icara ubanza urye ibintu ukurikirana se byatuma ugenda utariye n'ibiki ariko wamureka ntacyo bitwaye njye nari nariye mabjana kuko Imana ndikora nishatse kuzana ko meza ukareka ibiryo se cyangwa ukajya kurira ntago waza hano wariye ibiryo ari wowe wabizanye wabyaruye wabishyize ku isahane ubisengere nurangiza uhaguruke iyo mpamvu navuze ngo ujye uzurire ku meza icara mabjana rero ufata ibi biriho inyama yawe ngiye ngibi reka wicare urye n'ibyo naguhaye abanya numva uburenganzira bwo kujya oya iyo mico ntabwo ibaho yo kwicara ku meza tutazi aho umwana ari icara ibintu bikuriye umaze gusengera ibiryo se zereka izo drama icara kandi kureba ibishyimbo bigushirira ahubwo kandi n'ibyo njye kuri muzi patron ndambabarira bicara niba akwabwiye ko ashaka ko musangira ibyo ari ubwenge speed bicara aho ngaho turye mbese azajya yumva ari uko wenterivene abajarata kugira ibyo kurya bishyiriye ntabwo kwibanaho cyane ibindi by'ibishyimbo reka njye kugabanya gazi ndatunza turisiga sibyo mabusha mabusha sibyo ndatanzana ku cyumwana sha mabusha rero sinzi ibintu biri kundya nimba kwera ase umva bitware ikindi si reba uko biri seriye di do reba do n'ikintu cyamurere ariko si ibyo n'ibyo bitumye utarya se kumva ndi kuba umva ibiryo bitware none izo drama zawe ndanazihaze ntuzagaruke ku meza ako kajagari sinazagashobora ntabwo ibyo bintu nzongera kubikora mbabarira ese ko umugisha nyine wundi utabyiganirwa buriya ntabwo ari umugisha wanjye ibaze ko ariko nari niyishe
nyine nafashe ibiryo byanjye aba ari byo ndoga ntabizi nako naroze ibiryo bye arangije ahinduranya amasahani agiye kumereza ibiriho inyama kuko atarya inyama ibaze abikora mbireba ngaho ibaze yaba yarabikoze ntabireba mba nariyishe uya wikomeza kunshuka ngenda biretse mbivuyemo umugisha w'abandi n'uw'abandi nta hantu bihuriye ntabwo nzongera kurwanira ibintu bitari ibyanjye ngewe reka mbese ubundi ko nyine ari ukubarenganya nimba ibibazo ari ibyanjye n'ibyanjye mba ndi kubivangamo abandi bantu gute hapi ngiye kwicara ndindira imana nibona ko hari ibyiza nanjye nkwiriye izabinkorera ariko nanjye ntirwaniririye nk'umuntu reka nanjye rega ntabwo yari njye n'ishyari ariko uzi kubona abandi bantu birirwa banezerewe bameze neza wowe wirirwa uteye kucugusa inkono nta kintu cyiza ugeraho kuri ino nshuro njye nabiretse nta nubwo nzongera kubitaho nzajya nkora akazi kanjye kanzanye igihe cyanyacyo nikigera nzabona umugisha nta bindi bintu ubu ngubu mpanganye nabyo kandi nawe ntuzongere kumbaza ngo unyoherereza biriya bintu ngo mbaroge mu izina rya Yesu ndakwiyamye mba napfuye ubu muri ku kiriyo ninjye uba wapfuye ngaho ibaze ukuntu nyine ugira nabi ukayisanga imbere nari nzi ko ari we ndoze nsanga ninjye ugiye kurya uburozi ubwo si ubwo atari Imana yakinze akaboko nanjye nakuriye kuba umukristo ibintu byose nkabireka sawa ntuzongere no kumpamagara rero